uyu munsi rero Jesse hariho ikintu cyo gutandukana n'abagabo, umugore agatandukana n'umugabo, umugabo agatandukana n'umugore. Rimwe na rimwe muri sosiyete bakavuga ngo abagore b'ubu ntibacyumva, wabogamiye ku mugabo nawe akavuga ku mugore nawe akavuga ati abagabo b'ubu ntibacyumva. Biterwa n'iki? Ubona ari iki kibitera? Ahanini rero mbona uko isi iminsi igenda iza, ubona ko abantu tugenda twikunda kurushaho. Ngira ahubwo agashaka n'umweretse ko amufashe cyangwa hagira ikindi kibaye ati amafuti y'umugabo uri bwo agahita akomera ngo umuntu utandukana, umuntu ushaka divorce si wa wundi babafashe, ahubwo wa wundi bafashe usanga ari urwana intambara nyinshi kugira ngo agira self defense ye, agashaka nyine yihagarareho. Noneho wa wundi bura hari ikintu abantu tutazi, bura kwihangana ni bibi. Kwihangana ni bibi kuko twongeye kubaha ikaze kuri Tio Shine, urubuga rwacu kandi rwanyu namwe mudasigaye. Turizera ko mumeze neza nyuma y'ibisi myinshi cyane tutagaragara kuri kamera. Njye rero narazi kuza kuri kamera njyenyine. Twabahaga ibiganiro tutagaragara, bamwe bakambwira mu gikari ko udaheruka kuduha ibiganiro, nkavuga ati ariko ibiganiro mbishyiraho nubwo ntagaragara. Ni ukuvuga ngo amasura yacu hari ikintu amaze kuricana, usabwa kutazongera kubura. bura niko biteye. Uyu kimenyi nta nubwo mukibwibuka niyongere yivuge agere ku gisekuru cya gatanu. Oya pe nta na kimwe mvuga. Ni njyewe Jessica Mbabazi gusa wo kuri channel ya Tio Shine. Na bindi bire Mbabazi bishatse kuvuga ngo mumubabarire nyine kuko nabari Mbabazi nkuko adaheruka. Yagize nyine tuntu twinshi dutuma ataboneka ngayo nguko, niyo mpamvu. Karibu rero mu kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kubaganiriza nk'ibisanzwe ku ngingo turi buze kubabwiraho mu mwanya, ariko kandi ingingo y'ingirakamaro twese itugirira umumaro. Uyu munsi Jessica arasubiza cyane ku ndasha nk'umuntu wari ukumbuye ibitekerezo bye. Narimba kumbuye nanjye siko mu bintu numvaga nkumbuye abantu ba Tio Shine. Ariko rero nabo baratwibagiwe. Bishatse kuvuga ngo nishaka nihagurukire nigendere ubundi abaganirize. Ikibazo nibaza ko ngenda nabo bakagenda. Nabo baragenda. Ntago mberuka kubabona pe kuko ngenda ibiganiro dushyiraho ndabikurikira. Nyine ubwo bagukeneye agasura kawe. Okay, nagarutse rero sasa. Ibitekerezo byawe baba bikeneye. Naje none ufite byinshi. Mfite ibitekerezo byinshi. Muze mutera agatebe twicare tuganire. Okay. Uyu munsi rero Jesse hariho ikintu cyo gutandukana n'abagabo, umugore agatandukana n'umugabo, umugabo agatandukana n'umugore. Rimwe na rimwe muri sosiyete bakavuga ngo abagore b'ubu ntibacyumva, wabogamiye ku mugabo nawe akavuga ku mugore nawe akavuga ati abagabo b'ubu ntibacyumva. Ese ubona ari iki kibitera cyo kuba abantu benshi cyangwa se tugenda twubona umubare munini w'abantu bagenda batandukana n'abo bashakanye kandi barabakunze? Ntabwo wajya kubona n'umuntu utamukunze, kubana nawe kuko wamukunze, kuko wamuhaye urukundo, ukavuga ati umuntu tugiye gukomezanya ubuzima, ariko nyamara ntashira umwaka cyangwa se n'amezi angahe simbizi, biterwa nkajya kumva ngo umwe yafashe inzira ye n'undi yafashe indi, ntiyitaye ku bo babyaranye, wavuga ati wenda uyu mugozi tuziritse reka tukomezanye. Biterwa n'iki? Ubona ari iki kibitera? Ahanini rero mbona uko isi iminsi igenda iza, ubona ko abantu tugenda twikunda kurushaho.
ntago ndi bubogamire ku muntu umwe ngo mvuge ngo umugore cyangwa mvuge ngo umugabo, ahubwo abantu kugira ngo batandukane ni uko umwe muri bo aba yikunze, kuko utikunze wareba ukavuga ati rero umuntu twarabyaranye dufite abana, buriya iyo umuntu yabyaye aba ariho ubundi hari ukuntu ubaho kugira ngo iyo ukiri umusore ubaho ukigenga ugakora ibyo ushaka, ntawe uguhamagara, nta kintu, ayo wakoreye ni ayawe, ubuzima ubayemo ubwawe, ariko washatse wabyaye icyo gihe uriho kubera aba bana wabyaye, ntabwo uba ukibereyeho. Iyo wibwiye rero ukajya muri divorce, umwe murimo muri abo bakora divorce aba yikunze, uburyo uba wikunze ntabwo uba utekereza ngo abana bazabaho gute, ese bizabatera depression, ese abana bazabifata gute, aho gusanga bakora n'amakosa akomeye mu buzima, agashaka byenda ari gupfa na nyina abishyira no mu mwana, yumvishe amubwira amakosa ya nyina niba uyafite, cyangwa amubwira ya se, uriya mwana uri gukorera ibyo ngibyo uri kumuraga umurage mubi, nawe azakora bya bindi, bwa buzima murimo mu rugo murimo kumwereka ubuzima mubayemo, nawe nibwo azabamo. Burarega umwana nuzavuga ngo gorora igiti kikiri gito, urumva n'umwana rero birasaba ngo umugore akiri mutoya, ntabwo uzaza ngo umuntu umwigishe discipline afite imyaka 40, ntabwo bishoboka. Uziga bano bantu biga mu bigo byihaye Imana, urebe ukuntu aba ameze, ni hahantu yize, ntabwo ari ibintu yafashe kuko ashoje kwiga, ni ibintu yaciyemo, umubiri we n'ubuzima bwe bwose buba cyakintu. Rero ningo impamvu mbivuga gutya, abantu turikunda, ugasanga niba wenda akenshi ahanini ngiye ukuntu mbitekereza, ntabwo mbizi, aho hanini ukuntu mbitekereza usanga abantu bapfa imitungo cyangwa bagapfa irari, ibyo bintu bibiri bundi nibyo bisenya ingo. Ugasanga umugabo yikunze agiye hanze, agiyeyo uranamufata, urababara, ugize ibikomere, ariko rimwe yagufashe abibwiye Kigali yose, bibaye intambara, ashatse mukore divorce, wese kucyo aba yikunze, kucyo aba zanshuro zose wamubabariye, kucyo akunaniye kukubarira rimwe gusa, rimwe bikanga. Rero urikunda bamwe na muri kamere yabo barikunda pe, ubundi nibo byose ni nge baranyica. None se ngo ndabeshya, ni ukuri barikunda, bavuze ngo akenshi ni uko uba wikunze ko watandukana n'uwo mwashakanye. Reka tujye ku kintu kimwe mu bintu bisenya ingo nyinshi, ni ukuba umuntu yaguciye inyuma, sibyo? N'abapfa amatungo, bamwe muri bo dufate wenda nk'uwaguciye inyuma, sibyo? Umuntu wamufashe ko yaguciye inyuma, nugenda kuko yaguciye inyuma nyine kuko yangeso ubona ko yanze kuyireka, umufashe yashuro ya mbere yanga kumva, umugusaba imbabazi, agerekaho wenda n'amagifta y'akataraboneka kugira ngo asabe imbabazi. Nibwo buryo bw'abagabo bamwe na bamwe bwo gusaba. Hariho n'abayinangira, ahubwo agashaka n'umweretse ko amufashe cyangwa hagiye ikindi kibaye, ati amafuti y'umugabo uri bwo agahita akomera. None nimba wa muntu yanze kumva, wowe ukabona ko birakurambiye, ugafata inzira yawe ukigendera. Ahanini uzi ngo umuntu utandukana, umuntu ushaka divorce si wa wundi bafashe, ahubwo wa wundi bafashe usanga ari urwana intambara nyinshi kugira ngo agira self defense ye, agashaka nyine agahagarareho yihagarareho. Noneho wa wundi buriya hari ikintu abantu tutazi, buriya kwihangana ni bibi, ni bibi. Kuko iyo umuntu yihanganye, impamvu mbivuga, urihangana ukihangana umwana wa mbere, ukihangana uwa kabiri, ukihangana uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, igiye kubihaga ukora ikintu kibi kizatuma kwa kwihangana kwa guta agaciro. Niyo mpamvu kwihangana, buriya uzi umuntu ubaho icyo abonye direct aracyanze, niba ari nyine icyo kiriho cyose ahise cyanga, uwo muntu buriya abaho ubuzima bwiza. Ko none se umuntu wihangana
yakivuze sibyo arakikubwiye icyo wakosheje arakikubwiye ariko n'ubundi wanze kumva ageze wararambiwe arigende mu by'ukuri si uko aba yagihishe si uko aba yihanganye mu buryo bwo kugihisha yakikubwiye ariko araziba ni ukwi buriya ikintu kinini njye nabonye gitandukanye ngo ni ukwikunda si no kuvuga ngo ni ukuri ni ukwikunda uzi impamvu ari ukwikunda buriya rega hari abantu benshi guca inyuma umuntu kugira ngo bishyike kuri extent yo gutandukana biba hake ni kuri wa muntu utabashije kubyihanganira nawe ubona ko buriya hari ikintu nabonye nko ku mugore kugira ngo atandukane bambabariye kubivuga gutya hari ukuntu uba ubona uyu munsi kuba natandukana n'umuntu ukareba inyuma ukavuga nidutandukana abana ntabwo bari abana simfite ubushobozi bwo kubigisha simfite ubushobozi bwo kubatuma babaho bwa buzima bari bariho bigatuma umuntu yihangana ariko iyo yihanganye ejo akabona akazi keza atavuga ati se ubundi harya ubundi uru Rwanda cyarimo ndarwana n'iki ndababazwa n'iki ni nako ni nacyo nyine nabwo uba wikunze kuki se wananiwe wihanganye cya gihe bitakundaga ariko kuko ubonye ikintu cyagusapotinga ubonye ko wa muntu nta kintu kimaze aho urikunze wowe ubundi ngiye ikintu Imana yafasha abantu muri rusange si no kuvuga ngo ni abanyarwanda gusa badivorce ni isi muri rusange isi ubundi iri kugana ahantu habi kuko wa mwana wa divorceje ise na nyina ba divorceje uwo mwana baba muremamo urwango nawe nashaka uzarebe nka Imana sorry kubivuga nka Rutayisire n'umugore we hari ikiganiro bigeze bakora kuri bagikoreye kuri ra rusengero rwa Minyoni umwana we wagikoze avuga ubugwaneza bwa se n'ubugwaneza bwa ndumva narakibonye uzarebe couple yabo ukuntu babanye umwana ashaka kwaplika iby'iwabo ibyo yabonye n'undi rero wabonye se na nyina bahora barwana bahorana batishimana umwe atikoze uwundi ugasanga umugore n'umugabo bari kugendana mu ruhame rw'abantu benshi nta nubwo yigeze anamwegera n'umunsi umwe nigeze anamubona ni ibyo bintu rero buri umwana muto arareba niyo mpamvu avuga ngo umwana uri munsi y'imyaka 5 ngo amenya ibintu byinshi kurusha uwigiyeho hejuru biriya bintu byose mwana babireba kandi ukuri kumurera uko wowe umurira nawe ejo nibwo buzima zawe mu rugo ni wazaba we kuretse wa mwana wivukiye kumwe umuntu yivukira ukivukira ubwawe ukagira ubuzima bwawe nkuko ushaka kurera umwana neza akangeje akica umuntu suba bimutumye ntiwewe niko yavutse niko ameze rero bishatse kuvuga ngo nimba muri cya kintu cyo kutikunda uratekereza yuko n'abantu bagukikije hari ikintu ushaka ko bazavamo uranga kuba wa wundi mubi bishobora gutera ingaruka zo kuba umwe muri mwe yava mu rugo ukaba umunyamico myiza kugira ngo hatagira umwe muri mwe uva mu rugo niba ari we mugore mubi wumva binakurimo ariko ukaganzwa na cya kindi cy'uko ugomba kuba mwiza no kutikunda iyo utikunze ubanira n'abandi neza ubundi rega hari ibintu abantu bazi ngo kuba nashwanye buri rugo iyo nshwanye n'umugabo tugatandukana buriya ni nayo mpamvu Satani ubona arwanya umuryango kuko ubutandukanyije abantu benshi yego ufashe ya famiye yo ku mugore mwari mwarobotse ubumwe muri abavandimwe uri umwanzi wa mbere umuntu agira ni umugabo n'umugore ku bana bagashwana umugabo aba umwanzi n'umugore akaba umwanzi yego ni bake ushobora gusanga rwose bakivugana neza burya umwe muri baba yaragonze ariko babandi kuvuga ngo umugabo ngo n'umugore batandukanye nibo banzi ba mbere babaho noneho reba urwo rwango ku bantu babyaranye abana ntibashobora gukundana na rimwe nimba ari ikintu kibabaza no kubona uri kuburana n'umuntu wakunze muri mu rukiko uvuga sometimes bamwe hari abagore tugira amarangamutima ushobora no gushyira mu rukiko ntuvuge byose ariko uzi kuba umugabo ari kukubeshyera akavuga cya kintu gikomeye kugira ngo babahe divorce kandi ushaka gusanga ngo ushake hari igihe umugani bavuga ngo wirukana uhekenye igufwa ukazana uri birabungure hari igihe ushaka kumwiruka niho handi usanga abantu babaye inzerereza uyu munsi yashatse uyu ejo ashatse uriya yabaye inzerereza yirirwa azerera mpaka
hari umuntu wavuze ngo nimba uri nk'umudamu ugatandukana n'umugabo umuziza ko aca inyuma, umuziza ko yaguciye inyuma, uzihangane ntuzongere gushaka, kubera yuko abagabo bose niko bameze, niko byumva. Njyewe ukuntu byumva, umuntu wese wabyaye abana barenze 3 atakuvuga ngo warapfakaye, ubundi warapfakaye ufite umwana umwe, njye nemera kuba washaka nta kibazo. Umuntu urengeje abana 3 akadivorce, uretse ngira gushyikaho ukadivorce, uri umugore ntiwemerewe gushaka. We aravuga, we ntashingira ku mubare w'abana, ntashingira ku bukuze cyangwa uri muto, ahubwo avuga ko abagabo bose basambana, abagabo bose bacana inyuma, baca inyuma abagabo babo. Ati rero urava muri urwo rugo ngo nuko umugore yabonye abagabo bose bisi yose yarababonye. Ati urava muri urwo rugo ngo nuko umugabo aguciye inyuma, udasambana uramukurahe. Ati cyiza rero nimba uruvuyemo guziza umugabo wawe uko asambana, ntuzigere ushaka. Oya, bahari abagabo badasambana, kuko ntawe uzabona utabikora. Hari abagabo badasambana pe, hari abagabo b'imbobo basambana, hari n'abagabo batari imbobo bakunze ingo zabo, abona rega bura gusambana nk'uko wakuye hariya direct. Niyo umugore yaba atabizi, hari ikintu kiba mu rugo ukabona ko ntabwo urwo rugo rutuje, harimo umwiryane udasanzwe, hari ibyo mwakabonye imigisha mwakabonye itakibonetse, ibintu byinshi bizamo. Rero hari abagabo badasambana, bagenda bakazana imyako iyo bari myinshi, ariko sambana Jessica byaburete ntabwo byandenze, ariko hari abagabo badasambana n'ukuri arahari, abo mwagatukisha bose. Yego, buriya iyo sinzi impamvu umuntu yifata akavuga ikintu nk'icyo, ndibaza se yaryamanye n'abagabo bangahe wubwe ku giti cye, yumva yararyamanye. Nongere mbigarukeho, iyo ujya kwifata ukavuga icyo kintu, waryamanye n'abagabo 100 gose babijana ubwe we kubivuga yaryamanye na bangahe ngo yumve yuko ari bose. Oya, ntago ari bose, njye sinemeranya na, kuko ibyo kuvanga ngo abagabo ngo uramukura. Hari biriyango iravuga ngo hari abataragize atarapfukamiye bayari, sibyo? Abo barahari. Rero kwifata ukajya kujeneraliza ngo abagabo bose ngo nta mugabo udasambana uri bubone, none se wowe uri kubivuga waryamanye na bangahe? Bose waryamanye nabo, hari n'abatazi, azi bakeya abo ngaho muhuriraho. Rero ikiriho cyo bene uwo muntu uzi nk'ikintu cyamubayeho, aba yarabonye umuntu akamutungura atakekaga ko yakora icyo kintu, yamubona kumva abandi bose niko bameze, ariko ntabwo ariko bameze. Muri bimwe rero bishobora gusenya ingo, burya abantu basuzugura hamwe namwe, agasuzugura ingo, buriya agasuzugura gafite ahantu gaturuka. Nemera gukarika, ntabwo umuntu waba wamuciriye bugufi wakoze ibyo ugomba gukora ngagusuzugura. Abagore ngo bafite agasuzuguro kajeje, buriya hariho umuntu ugira agasuzuguro muri kamere. Ushize narabyemeye, ariko umunsi sindi uriwe Jessica. Abagore bafite agasuzuguro kajeje, biterwa ahantu ako gasuzuguro gaturuka. Ariko se umuntu mwamuri muhuje musekana akabara gusuzugura, biba bifite ahantu bituruka. None se ngaho reka nkubaze, uri umugabo witahiye 2:00, akazi kawe karangira wenda 2:00 bito n'ubyo kahagaze 2:00 uba ugeze mu rugo, umugore akakugeraho 5:00 z'ijoro, kandi twamubaze yarari kumva ntari no kubigusobanura. Terwa n'uburyo wamubajije. None se niba aje 5:00 ukamubazanya ubugwa neza, ukamubaza izi saha urumva wari mu biki, bikumariye iki? Biterwa nuko ashaka no kwa yagiye utazi n'ibyo arimo, utazi ko nta nicyo bimaze. Buri umuntu wese yimubwiye neza, abandagira n'abana kanataha, hari n'abakesha ko n'uwo mukabari batakimenya ko bagifite abana, n'uwo mukabari none naho kumugarara hahari. Fata wa mugore usanzwe, wifata uwo muntu wo mukabari, wifata uwo muntu usanzwe. Wese usanzwe mu rugo rwe, hari umugore usanzwe udasanzwe, wese ni umugore kandi asanzwe. Kandi umuntu ujya mu kabari agahita mu gitondo yarabyaye, umugore w'umugabo
afite ubu uwari buze nta experience y'aho hantu mfite ntayo mfite nta kintu nabivuga urumva bibaho kandi akaza kurushijwe buriya rero buriya iyo umubwiye na neza buriya uzi ko umuntu ukora ikosa umuntu akakubwira neza ukagira isoni ahubwo akaba ugira isoni hari abantu batakigira isoni se muracyazigira nose urumva waba uzifite ahubwo ukararayo uzi ko ufite n'abishaka kuba wonka ukageza mu gitondo hari umuntu ntabwo uzi ko habaho abantu batajya bonsa abana babo arushywa no kumushyitsa ku isi nyuma y'ukwezi kumwe umwana bari kumwe n'umukozi yatangiye kwataka amata we ndambara sutiye kubera iki we abo ngabo rero si nta kintu bavugaho kuko urakeka ko ibyo ngibyo bitatuma umuntu asenya urugo kuba atonyeje ntekereza ko umuntu atakonsa nta burwayi bundi afite baba babiganiriyeho ese umugabo yabona akakubwira ati ngiye rwose barakubeshye birabikoma ntabyo ndi bwite si umwana washakaga ntamuguhaye shaka amata niba ibyo bere riri bugwe ukamwanga ukigira shakira undi mugore biba bikureba cyangwa baramubwiye ko ibere riri bugwa namubwiye ngo nirigume rihagaze kandi yabyaye rizaguma rihagaze ati rigomba guhora rihagaze uyu mugabo atazancika cyane kuko rero se ntabwo se twatukibikora berutse kugenda ahantu noneho abagabo babiri bari bandi inyuma noneho numva umwe arateruye ati burangiye rero mbona nashatse umugore w'injishi ati utazagira ikintu na kimwe angezaho ati nkashaka nk'agaseta mu mujyi nkamubwira ati genda ucuruze ibi bintu ndi gukora noneho umugore akanga ahora yagiye wikendi najya kumushaka ngo byibura twa tuntu afashe kutujyana aho tugomba kutugeza ducuruze ntahari igiye mu rusengero ati ngiye rwose mbona nta terambere nzageraho icyo cyo cyeka yuko kitasenya urugo ntabwo turi bufate kamere z'abantu noneho uko meze siko wowe umeze ntabwo turi bubajenererize kandi abantu bateye bitandukanye turavuga abagore akunze urugo akunze abana be akunda iterambere ry'urugo rwe turi kwibaza ku kintu cyatuma ingo zisenyuka ubwo rero ubwo tugiye kwibaza kuri icyo kuko hari n'ikintu cyitwa igikomere abantu bagira wamukorera akantu gatoya avuga ati nduvuyemo kuba umuntu nyine yaba adashaka gukora adagufasha mu iterambere ry'urugo ahora ari mu bintu nyine utazi ibyo ari byo umugira inama y'uburyo mwatera imbere ntashaka kukugira inama utekereza ko bitaba ikintu cyo kuvuga ati uyu mugabo rero ndabona nta gahunda afite mubwira ko twatera imbere muri ubu buryo umugabo ntashaka kubyumva icyiza ni uko namusiga ngiye nkakomeza ubuzima nkareba uko nakiteza imbere cyangwa se umugabo divorce ni ibintu byinshi bituma abantu batandukana hariho n'ugera igihe akazibona batakijyanye ntabwo mbeshya umuntu akifata kugira ngo azanga akabona yaje ati uyu ntabwo tukijyanye cyangwa umugore babonye amafaranga kandi nayo umugabo ameze neza nyine araca buri muntu wese akavuga ati uriya mugabo uramubona nashatse ntitujyanye ati reba iyi nzobe yatamuye reba ukonze reba uriya mugabo nashatse ntabwo tujyanye cyangwa umugabo akakureba n'ibyo ibyo bibuno byaba bitaraje akareba akavuga ati namushatse kuko ndi umukene ariko maze kubona amafaranga ntabwo tukijyanye nabyo bitandukanye ariko siko hari abagabo babwira abagore babo gutyo cyane akamubwira ati wabaye mubi ndakuzwa nagushatse uri mwiza ariko nkaba ndeba warabaye mubi ariko buriya iyo babibwira abagabo babo bo babibwira kuko uko bo babashatse bibwira ko ariko bagisa namwe muba mwarabaye babi uretse ko wenda mushobora guhinduka twebwe wenda duhinduka tuzana inda bitewe n'uko twabyaye n'ubwo nabyo tutabyitwaza tugomba gukora siporo tukongera tukamera neza ariko hari n'uyikora ariko bikanga bitewe n'umubiri we nawe rero umugabo mu by'ukuri ntabwo uko twagukunze ariko ugisa umuntu arasaza
aranahinduka ko umuntu agenda akora urabyibuha nawe ugahinduka rero ntimukaze mutwishura bose ko bazana inda batanabyaye egura hari ibiryo gusa biri bibyimbye muri bushete n'ibiki ejo n'ejo bundi akazaza yarwaye ibirwara uri kumurwaza rero mugabanye amagambo mabi nayo amwe n'amwe ashobora gutuma umuntu urugo abihaga rusenyuka ukumva urabihaze pe kumva amagambo ubwirwa arahagije ni ngombwa yuko ujya gutuza utakiri kumwe na wa muntu kandi si byiza pe nk'uko Jessica yabivuze mwarabyaye urukundo ruba rugomba guhora umwana akeneye urukundo rw'abantu babiri kugira ngo ataba victime y'ibibazo byanyu hagati yanyu rero birakwiye ko ibibazo dufite tubiganiraho kandi tukareka kwikunda nk'uko Jessica yabivuze ugahagarara mu mwanya w'umuntu wa mugenzi wawe ukavuga se nimba nakoze iki kintu mbaye ndi runaka abaye ari runaka ukinkoreye abaye ari mugenzi wanyu ukinkoreye nakihanganira gute bityo bizatuma uca bugufi nimba wakosheje wumve ko ugomba gusaba imbabazi hari umuntu mu gitondo twazanye arambwira ngo imbabazi ziruta amategeko yego umusaza namukunze cyane ngo imbabazi ziruta amategeko urumva rero nimba umuntu yari yacaginze yumva yakorakariye ariko numusaba imbabazi biratuma imyaka yiyongera yicumaho gake gake urugo usanga rukomeje kubaho kubera mwese mwaciye bugufi kubera ko mwihanganye kubera ko mwababariranye bityo bitume tugira umuryango wishimye tukiri hamwe ntawatandukanye n'undi birababaza gutandukana n'umuntu mwakundanye n'umuntu mwashakanye umuntu mwabyaranye ni igikomere cy'ibihe byose kubera ko iyo mwabyaranye cyane uba ufite impamvu zo guhora uri kominike na wa muntu kuko wa mwana azakenera papa we azakenera mama we muhe telefone bavugane byanga byakunda hari ahantu muzahurira kandi nuba mwarakomerekeranyije ntabwo bizaba byiza uzahora nyine ufite ibikomere tu niba mwashyingiye muzicarana impande kandi mwicarane mutishimanye ntabwo ari byiza rero twirinde buri kimwe cyose cyatuma dushyira imiryango yacu mu kaga twese duharaniye kuba twakomeza tuba dufite umuryango mwiza kandi wishimye niko kurerera igihugu neza kandi natwe twirerera sibyo twigirira neza abo bana iyo bakuze barabata pe bibi bibazo bakoze rero gukurikira ikiganiro cyacu ya Little Shine nakagaruka bye bye.